tubakozi bamuvuzi gakondo gusazaniye umuganga agiye kutubwira uburyo akora. Ese kuvura umuntu bisaba iki? Ese mu mahanga mufasha ate? Muganga mwana wawe tubwire uburyo ukoramo. Bantu banjye, reka tubashe kuba twaganiraho gake ku byo nabazaniye bishobora kubaremera mu buzima bwanyu. Indwara zananiranye mwagiye kwa muganga bikananirana, ngiye kubereka ukuntu twabasha gufashanya ubuzima bwanyu bukagenda neza. Bisa mbazaniye hari icyatsi bita irasaniro cyangwa se inyabarasanya, hariho abagiye babizi. Iki cyatsi dukwiye kugikoresha mu buryo runaka. Hari ko kigenda cyomora ibisebe, cyane abakurambere bacu bayikoreshaga ba Rukara rwa Bishingwe bande, ariko iki cyatsi ni icyatsi gikomeye cyane, gikomeye. Ukuntu tubikoresha rero, tugiye gusuzuma umuntu, dushobora gukoresha ubuntu burindwi. Twabanje kwandika amazina yawe y'igisekuru guhera kuri sogokuru wawe kugera kuri papa wawe, bitewe n'uko ugiye kwivuza. Mbega wamara ukandika amazina yawe, wamara kuyandika niko kuba ufite 8,000. Ya 8,000 ukaba wabifata ukabishyira yaba intebe yawe cy'ameza, ugaterekaho igikopo ngiki. Murabona ko ari icya kera, ni icy'aba umukecuru wavuraga yansigiye, ariko aho nkomoka ni mu gihugu cya Uganda. Ibi byose nabyigiye muri Tanzania. Hariho abashobora kubireba bakabipinza, ariko birakora. Ubwo bya 8,000 bishyira hasi y'icyo gikombe. Hano ndi kubereka hari ubuti bubiri. Turabanza tugakuraho agatambaro, muri kubibona. Twarangiza aka gati bakita umunyagasozi, kanako ni umushikambuzi. Twarangiza tukavuguta ya nyabarasanya, noneho uciraho kabiri, niko ugasukamo amazi yabugenewe mu cya gikombe, ukagashyiramo neza. Ubwo ya mafaranga ari hasi yo gusuzuma. Warangiza umanura ka kanuze neza, agafatamo neza. Uyu mushikambuzi ugafata ku mafaranga y'isuzumiro. Iyi nayo ni icyo bita ingurukizi, ukayitegaho gutya, iguruka ikajya kureba ibibazo biri iwawe n'ibiki byose. None warangiza wowe murwayi ugafataho gutya, amaraso akakuva mu mubiri akuruwe na wa mushikambuzi, akinjira muri wa munyagasozi, nawe ugakurura ku buryo amaraso amanuka mu gikombe. Kuko umuvuzi wese, yaba ari uwo kwa muganga wa kiriniki, afite uko agusuzuma akoresheje amaraso. Ayo maraso rero niyo duhita turebamo ikibazo cyawe, tukakubwira ku buryo wumva ko ari byo cyangwa se atari byo, ukanyomoza. Icyo gihe dusanze uburwayi bwawe buhanywe n'amafaranga runaka, icyo gihe utanga igice. Twabona nta burwayi ufite, icyo gihe usubizwa yawe wasuzumiwe. Ariko iyo uburwayi bubonetse utanga igice. Nimba ari 20,000 utanga 10,000, ibindi ukabitanga wakize. Kandi iyo umaze kuvurwa uranatsirikwa, nta muntu wongera kukumenyera bose. Hano turongera tukabazanira n'undi muti bita Mariko. Ni umuti murabona ko ugiye ufiteho zaba impyiko, yaba nyababyeyi, yaba imitezi, yaba ariyo nziko wenda mu rugane cyangwa mu zindi ndimi. Hari umwana mu nda aba ameze nabi, hari kuba umaze nk'imyaka ingahe warashatse umugabo, mwese mwubatse urugo ukamara nk'imyaka 5 ntubyare. Hari imiti dushobora gukoresha ukabyara. Hari nubwo tugusuzuma tukabona hari ukuntu nk'inanga zitakikora neza, icyo gihe tugira imiti tuguhereza. Nubwo imwe bitari hano, ahantu tuba dukorera ibiganiro nyine, ariko
iyi yose ni imiti igenda iva aho hanze Tanzania. Iyo dusanze hari uburwayi ufite n'ubundi turabugutumiriza ukaza, kandi nabwo waba uhari tugakora iki, tukawuguha ukabasha gukira. Ni icyo kiganiro rero tubashije gukora. Uwumva aho yaba aherereye hose, yaba irwota amasimbi cyangwa he, haba hanze haba he, ibyo turabikora akabasha gukira nta buryarya burimo, dore ko bose baba badakora ibintu bihuje. Aho nagira ikibazo nkubaza, urabona uvuze ko ahangaha ku isuzumiro azi ko igitabo cyise, ese ayo maraso aza avuye he? Bitewe n'uko nababwiye ngo harimo iki umunyagasozi, nk'uko uba wanditse amazina n'aho utuye, ka gapapuro kagashyira hehe, ukakabanza muri iki gikombe, ugasukamo y'amazi, ukaza kuvuga utanyabarasanya ugashyiramo ko ariyo bakoreshaga n'ubundi. Iyi nyabarasanya ifite ukuntu ikonegeta ikintu ikagikurura bitewe n'iki giti bita umunyagasozi n'uyu mushikambuzi. Iyo rero bifatanyije ukaba wabifashemo gutya, bikurura mu buzima bwawe, bigakurura amaraso amanuka ajya hehe, muri cya gikombe. Amaraso ahita amanuka muri cya gikombe. Nta mugozi umuntu, nta hantu wigeze ukoresha ngo urwembe cyangwa iki, akamanuka neza. Ayo maraso niyo tureba, kuko niyo waba urwaye icyo bita sirimu cyangwa sida biragaragara. Rwose muganga akomeza kutubwira ngo ushobora gukurura umuntu ngo amaraso akaza iki nka kwisuzumisha. Ese ko dufite abarwayi benshi hano, nta kuntu hamagara umurwayi umwe muri bo akaza ukamufasha, turi kureba ku itangazamakuru, ntabwo tugaragaza isura ye nta kibazo, ariko umufashe tubibona kutone koko ayo maraso araza uri kumusuzuma. Habaye hari yaza kugira ngo tubashe kubikora, kuko ndabona inyabarasanya zihari. Mbega icya mbere ni uko aba afite ibihumbi 8. Yego, nta gihe uza hano umufashe tubibona, tumaze tugaragaze ukuri imbere y'itangazamakuru. Yego, aza yicare. Icyo ushaka kwibariza umurwayi, nizere ko yaba afite ayo mafaranga tubasha gukoreraho. Yego, kugira ngo uburwayi bwe bugaragare. Urayafite? Bakwita nde? Uwase? Uzi kwandika? Yego. Nyandikira ayo mazina. Ayo mazina andikaho n'umudugudu utuyemo na sokuru wawe. Yego, okay. Hano hari igiti bita, nguma mbabwira, bita umunyagasozi, hakaba hari n'icyo bita umushikambuzi. Noneho zana ayo mafaranga uyarambika aha. Ninde uratuzanira amazi? Muzana amazi we. Tora amazi aramukadomo. Suzumira 8. 8. Bayatuzanira mu gakombe. Tuzanire mu gakombe. Murabona ko mu gikombe nta kintu kirimo? Urabona hari ikirimo? Aya ni amazi y'ubuzi. Okay. Murabona iyi ni inyabarasanya zose. Mu cyambere cyose dukwiye kwitegereza,
urabona izi zose nizo zose uhita ufata mu ntoki ukarage, uragira gutya ukarage, karaga, niwumva hajemo nk'utuzi umbwire. Rekeraho noneho ciraho kabiri. Ati ndashaka kumenya uburwayi ndwaye. Mana ubimfashemo. Twe dukorana n'Imana, nta wundi muntu twashobora gukorana nawe. Izo dayimoni ibyo biki nibyo dukuraho tukabyirukana. Murabona ko izi ari inyabarasanya, kandi aya ni amazina wagize ute? Fata ukazingiremo, urakazinga uhereye aho ngaho utya. Okay, mu gikombe urabona hari ikintu kirimo? Nta kintu kirimo. Noneho kadukoresha amazi nayo mwizaniye ni makeya. Noneho ufata ako kantu gashyiremo. Ibi ni bya biti muri kureba. Uyu ni umunyagasozi, uyu ni umushikambuzi. Niwe urafata ku mafaranga aricyo kiguzi. Gashyiremo neza, ntabwo wagashyizemo ngo yego. Fata iyo niyo yawe yo. Fata gutya. Ubwo turategereza nk'iminota nk'icumi. Avangwa mwe amaraso. Amazi umwe. Buri kuza buhoro buhoro. Ariko filime. Ubwo waba ukasorezeho gake tugategereza. Urabona ko amaraso yaje. Ese uyu no gufasha kugira ngo amenye amakuru ikibazo afite n'uburyo yabona ingwara arwaye, wowe ubibona gute? Urakoze kumbaza neza. Uko tuba twakura ayo maraso tukitegerezamo tukareba, kandi umuganga wese arasuzumira mu maraso. Iyo wasuzumye mu maraso, nkatwe imiti tuba twarakozemo cyane bakayidusandaga, dukwiye kumva nk'ikintu nko kuzi telefone bohereza message mu mutwe, nkagenda mubaza ikibazo yagiye ahura nacyo gikurikiranye n'ubwo burwayi tuba twabonye, nawe akagenda yumva ko ari bwo. Niko dutangira kumuha imiti, umurwayi akagenda akira, hamwe no kumusirika bwa burwayi bukarimbuka burundu. Niba kugira ngo umenye ngo amakuru y'umurwayi ikibazo afite mu kinyamutera message muhabwa mu bwanyu nk'abaganga mu mutwe wacu. Yego. Mbega mu bwonko. Murakoze cyane. Ntabwo rero hari ukuntu ushobora kuvuga ati ese ukambaza ati ese iyo ni imyuka mibi. Twebwe iyo myuka mibi ubwo niyo tubasha kwirukana, zaba karande zananiranye. Wenda tuvuga ushobora kuba uvuga ati njyewe ndakora nibiza kandi mba nashyizeho uburyo bwose, ukabasha kujya ku murimo nk'iyo za Kigali cyangwa hanze, bitewe na karande bakoreshaga ababyeyi bawe cyangwa sekuru, ibyo bageraga batekera bikabasha kukubuza gukora, bikakubwira ati garuka ku gicumbi. Icyo gihe rero hari imiti dushobora kuguha, yaba iyo kunywa n'iyo kwisiga, ariko mbere yaho ubasha kuzingurwa. Ese umuntu yakwibaza muganga, ukoresha amahembe, ukoresha imyuka imeze ite? Ibyo byose iby'amahembe ntabwo bibaho, ahubwo ikintu tubasha gukora tubanza kwiragiza iyo mu ijuru. Urabona ko icya mbere twazanye inyabarasanya. Iyi nyabarasanya
nta muntu utayizi. Nabanje kukubwira ko abakurambere bacu ba Rukara rwa Bishingwe arizo bakoresha kugira ngo bahigure umuhigo wo gutsinda. Yego yego. Ntabwo nkoresha amahembe, ahubwo n'ibyo nkora byose ndabanza ngasenga, kuko n'izi saha ndi umuntu wabatirijwe mu Badive. Kandi nanone hari ikintu ushobora kwitegereza, sindi muri babandi bavuza ibinyuguri, sindi muri babandi ubona baba bafite ibintu by'ubucokora amahembe biyambitse ibintu. Ngewe ukuri kundeba ni gakondo nyine, nko kubona nambaye iki, iyi ovoro cyangwa se igisurubeti cyerekana ko ari icyatsi kibisi, nk'uko ubona ugurisha imiti y'icyatsi. Yego. Kuko ibi nabyize imyaka 4 muri Tanzania, ariko baza kuduha certifica yo kugira ngo tubashe kuba twabikoresha. Yego. Muganga, umuntu uri hanze ukeneye kugira ngo umufashe, ese haryo yakugeraho, ese imiti yamugera hite mutari kumwe, byakora gute? Okay, icyo ni ikibazo cyiza ubajije. Wenda tuvuge hari ukuntu nyine tubasha kwandika, abasha kutubwira amazina y'ahaherereye, akanatubwira igisekuru cye kuko nicyo dutangiriraho, akatubwira buri kimwe cyose n'ahaherereye, yarangiza noneho tukandika, tukanamusuzuma nk'uko ubona n'ubundi ndi gusuzuma gutya, nkamubwira buri gahunda ye yose, akumva ko ari byo cyangwa se atari byo, akaba ari anyiyomoreza akavuga ati ndi kukuyomoza. Yego. Ariko imiti yose nayigiye aho Tanzania, sibye ko ubu mbarizwa nabarizwaga mu gihugu cya Uganda, ariko ubu ndi gukorera hehe mu Rwanda. Yego. Nk'abari hanze rero bikora buryo ki? Hari ukuntu ushobora gukora nyine mu buryo bwawe, ukohereza umuti ukabasha kumugeraho, cyangwa se nabona hari n'umuti akeneye, nabasha kuba nawushyira kuri WhatsApp, nkamubaza ati si uyu muti ushobora kuba waba uwuzi ukawukoresha. Ni ibintu nyine biri mu buryo runaka, ariko ntabwo biba biri mu mahembe cyangwa se muri nyabingi, ibitega, ibitukirano. Kandi amahembe buriya agira amoko atatu. Nk'iyo turi muri Tanzania usanga umuntu ari kuvuga ati iri ni ihembe rya 4,000,000, iri ni rya 5,000,000, iri ni mbega abagize. Hari ihembe ry'ikiragi, hari iryo bita umukesha wo mu mutima, hari n'iryo bita irigore. Irigore birasakuza, ubwo usanga umuntu wamushyiraho umutagatagira ati byaturutse aho ibiki n'ibiki, bari kuntwara gutya, bari kugira. N'iki giti rero cy'ingurukizi ubona, hari irindi buye dushobora gukoresha tukareba nimba baragushyize mu nyanja nka kumwe bagusetinga. Ibyo rero ni ibintu dushobora kwibaza, ese biva mu myuka mibi y'abakurambere. Yego. Iyo myuka mibi y'abakurambere ni kwa kundi ushobora kuba uri umuntu uvuga ati njye ndi umusore, ubwo busore bwawe ukaburyamo neza nta kibazo, ariko wamara gushinga urugo, ya myuka mibi n'iti gutangira ituruka mu bisekuru, bitewe n'uko ibya kera baterekeraga batakibona uko baterekera, noneho byarirukase bikwira isi yose. Yego. Mubizi isaha ushobora kuvuga ati nimba uherereye mu karere ka Bugesera, ukaba uherereye mu karere ka Rwamagana, ukaba uherereye mu karere ka Musanze. Icyo gihe iyo Musanze niho hari ibirunga, hari imisambwa ifatika. Iyo misambwa ifatika rero niyo yiruka mu bantu, none igafatana na za karande zo mu miryango, ugasanga nimba uri umusore ushatse urugo bikubujije urushako. Byakubuza urushako, ukaba ufite iki, ushobora kuba wahura n'umuntu akavuga ati gena urugo rurananiye, utazi uko byagenze, naho ari izo karande ziri kugukurikirana kugira ngo wongere uziterekere, bitewe n'uko waba uri umwuzukuru cyangwa se ibindi, bakaba barabigutondereye kugira ngo ukurikize iyo migambi y'ibyo. Yego muga, agira ngo twihuse ubashe kubwira ashobora kuba bakugana nka nimero ya telefone bakuboneraho, WhatsApp 0733 82 94 92.
akoze cyane muga. ariko iyo ntago bampamagaraho. Hariho ababasha kumbona ari nka hano mu Rwanda. Iyindi ya MTN ni 078 68 37 14. Niyo guhamagaraho uri mu Rwanda. Nkuko mumenyeye kuri Muvuzi Gakondo agiye dutangusha n'ikiganiro sa kiganiro bafunze comment. Nje cyane gishira kuri cyano ntabwo ndi bufunge comment kugira ngo haza kuzamo amanyanga.